Bakunzi ba Cyomoro VT TV twongeye twagarutse tubazaniye agashya kadasanzwe uburyo wakikorera ibiryo by'inkoko wibereye mu rugo ukoresheje ingredient eshatu cyangwa se ibintu bitatu, ibindi ni ibintu biboneka ndetse cyane iwawe. Si ibyo gusa kandi ndabibutsa ko tubafasha gushyira amatungo yanyu mu bwishingizi kugira ngo utandukane n'ibihombo bya hato na hato wahura nabyo mu bworozi bwawe. Bakunzi bacu rero wahamagara 0785848624 utandukane n'ibihombo dushyira amatungo yacu mu bwishingizi. Kandi ikindi kibazo cyose mwahura nacyo mu bworozi mpamagara, ndahari kubwa muraho neza murakomeye bakunzi ba Cyomoro VT TV, bakunzi dukunda cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Iminsi myinshi cyane se mumeze neza aho mugiye muherereye hagiye hatandukanye. Nsabiye umugisha yo wakoze subscribe, wafunguye video urubuga mbere ndagusabye please kora subscribe, ukore share ndetse na comment. Ubu bumenyi tubana wibwihererana ahubwo butange ubukwirakwize hirya no hino, abantu barusheho kudukurikira ari benshi, barusheho kunguka ubumenyi ari benshi cyane. Ese mumeze mute? Twebwe turaho turakomeye, tuba turaho ngo tubategurira amasomo, tubategura ibintu byatuma mudahura n'ibihombo mu bworozi bwanyu bugiye butandukanye. Niyo mpamvu rero tuba duhuzemo gakeya, ariko iyo twaje ujye umenya ngo tuzanye ibintu bimeze bitya. Rero bakunzi bacu ndabashimiye mwebwe mukomeje kuturebera video, abakomeje kwandika comment, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Kandi nizere ko namwe mukomeje kunguka rwose ndetse cyane nkuko tuba tubyifuza, kubera yuko inzozi zacu no kubigisha namwe mwamara kumva ibyo twigisha tukabona mubishyira mu bikorwa, tukumva muduhamagara muvuga muti Cyomoro VT Imana iguha umugisha, waramfashije nkuko benshi bajya babikora. Nukuri shimira Imana yo ibashoboza gushyira mu bikorwa ibi byose bikabageza ku musaruro mwiza. Nibutsa mwebwe mujya mugira sometime mujya mushidikanya nk'iriya video y'umutumba, umuntu wagiye ambaza ngo intungamubiri ngiki. Ndabasabye ujye ureba video igitangira uyirangize, uzaza usobanukirwa. Gusa aho nagira ikibazo cyangwa aho wagira ikibazo kiretse wenda hari ibyo ntavuze cyangwa hari icyo utumvishwe ukambwira ati ese nabonye bikorwa gutya na gutya ariko sinumvisha iki n'iki, aho kugira ngo uze unyereka ko ubizi neza ko nta. Rero bakuzi bacu mujya mudusobanuza ibyo mutumva, biba byiza kurushaho. Rero uyu munsi twongeye twagarutse, nzanye agakaramu n'agakayi njya mbabwira ngo ibintu bijyanye n'imigaburire y'amatungo. Uyu munsi ntabwo tugiye kureba ibintu biri ntabwo ari nka bya bintu byo kuvuga ngo nifashe inzira ngiye mu murima, ngiye gushaka imboga, ngiye gushaka insina, ngiye gushaka ibintu bigiye bitandukanye ngo ari byo dukoresha, ariko ngiye kubigisha uburyo wakikorera ibiryo by'amatungo yawe, inkoko zawe. Uyu munsi ni inkoko tugiye kuvugaho. Abantu boroye inkoko muri iyi minsi mbitayeho kuko ibiryo birahenze ku isoko, sibyo? Birahenze pe. Niyo mpamvu ngiye kukwigisha uburyo uzitegurira ibiryo by'inkoko zawe ukoresheje ibintu biboneka ahantu hose, sibyo? Ahantu hose, ku buryo utazagira imbogamizi n'imwe. Bakunzi banjye, uyu munsi naje mbazaniye agashya. Hari abantu bajya batinya bakavuga ngo foromire, ngo gukora ngo foromire y'ibiryo by'inkoko ngo bisaba ngo ni liste y'ibintu birebire, ngo ibyo nusinjya mbibona ngaho mperereye. Yamamagarwa n'abantu bagiye batandukanye baturutse mu ntara zigiye zitandukanye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Kumva umuntu akubwiye yuko liste ya foromire yo kugaburira inkoko ngo ni ibintu birebire, ngo ntago yabibona, ngo ntibiboneka aho hantu bitewe n'aho aherereye. None ngiye kinzanye hano
nzanwe no kukwereka uburyo uzakora formule wifashishije ibintu bitarenze 6 byonyine, kandi ibintu biboneka ahantu hose. Icyo wabona kitaboneka ahantu hose ni ikintu kimwe uzaza ukura i Kigali, kandi nacyo ukaba wamara n'amezi ukigifite, kuko ntabwo bisaba ngo ukoreshe ibintu byinshi. So rero bakunzi bacu, uyu munsi icyo nzi cyo hari abantu bari wite bakunda guhinga, okay? So rero bakunzi ba Cyomoro VT TV, tumaze iminsi tubona abantu benshi mufite iyo mbogamizi yuko mukunze guhendwa n'ibiryo byo kugaburira inkoko zanyu. Uyu munsi tugiye kubereka uburyo muzajya mubyitegurira wibereye aho iwawe mu rugo, ugasanga rwose bigwaye umusaruro kurenza nabimufata mu nganda. Kandi ndabizi neza yuko uzaga kuvuga ngo Cyomoro VT TV merci, okay? So rero bakunzi ba Cyomoro VT TV, uyu munsi ntararenga ahangaha, nizere yuko nizere ko mwamenye noneho umuyoboro wo kubonamo icyororo cyiza cy'ingurube, icyororo cyiza cy'amatungo agiye atandukanye, ihene, imbata ndetse n'ibindi. Shimira mwe mukomeje kutugana, nizere ko imbata zabaguye neza, nizere ko n'ihene ari uko. Mwaza rero mukaduhamagara kuri telefone yacu igendanwa 0785846224, maze ukaza tukaguha icyororo cyiza cy'ingurube. Amoko yose y'ingurube turayafite, so ayari yose, na zimwe twita kambura tuziko abantu benshi bafite ikibazo cy'uko arizo zabuze, ariko nazo turazifite. Droke, mbega ibyororo byiza by'ingurube byose birahari. Ukeneye kubikora korora kinyamwuga ni karibu iwacu, ndetse ukeneye yuko ubikora kinyamwuga usanzwe worora nibyo, ariko ukeneye kubikora kinyamwuga ni karibu kuri nimero ya telefone igendanwa, maze mufashe kubona icyororo cyiza ku buryo mu gihe gitoya uzajya ubona umusaruro umunsi ku munsi. Wowe gusa muramubwira ngo tinyuka urashoboye, kandi koko nibyo. So twigende rero ku isomo ryacu rya buri munsi. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo uzitegurira ibiryo by'inkoko utiriwe wigora cyangwa se ngo ibintu bikuvune mu mutwe. So icyambere tuzakoresha, tuzakenera bino bigori. Naberetse uburyo ibigori biheze cyangwa ibigori bino bihondaguye, nakweretse uburyo wabigihondagurira. Amaswa tushobora kubona imashini yo gusya ibigori iri kure yawe, okay? Ukaba wafata isekuru ugafuta bya bigori, byaba ari ibigori bisa umuhondo byaba byiza kurushaho, byaba ari ibigori bisanzwe nabyo nta kibazo, ariko ku bantu babona bya bigori bijya gusa umuhondo sava. Noneho niba imashini isya iri kure yawe, fata bya bigori, fata isekuru. Hari abantu batayizi muri mwebwe, so noneho abatumva isekuru, ese hari akamashini gasya, ushobora kuba iwawe wifitiye blender. Hari blender zikobagura ibigori n'ubunyobwa, iri gukoresha ubunyobwa wakoresha ku bigori. Ugafuta bya bigori byawe ukabishyira muri ya sekuru, ukabisekura, ukabicucagura ntubigire ubufubufu. muri bibone neza kuri video. Wamara kubisekura bibaye ibintu by'ibigori bicagaguyemo, ukabishyira uruhande rumwe. Niba ukoresha rero blender, icyo ukora ufite byo ukabishyiramo, ugacomeka akamashini muri please, then wabona bicakaguritsemo ugahita ucomokora utarindiye ko bihinduka ifu. Twakomeje rero bakuzi bacu, ibyo ngibyo urabirangije. Ubwo ndi kuvuga bya bintu wakikorera uri wawe mu rugo. Tugize impamvu zitandukanye zitumye tubasha kujya kubigurira iyo kure, cyangwa zitumye tubasha kujya ku isoko, ariko wenda wihingiye ibigori. Kameme wowe uri umuhinzi, wakagombye kuba ufite n'inkoko cyangwa n'andi matungo nk'uko mpora mbibigisha.
ibyo bigori ubitunganye gutyo ubishyira uruhande rumwe. Nurangiza uhite wifatira icyo bita blender, uhuha ukabona utuntu dusa nk'udusigayemo tw'utugorigori, apana ivu ritumuka. Ririya vu ritumuka ntabwo ari byiza. Iyo wihaye guhereza inkoko zawe ugakunda kuziha ibintu biseye cyane, inshuti zanjye zikunda kurwara indwara z'ubuhumekero. Icyiza rero ukoresha blender nziza yumutse kandi blender itanoze irimo utuntu tw'uduheriheri. Iyo ngiyo wabishatse ujya no ku byuma bisya amafu, then bakaguha bya bisigazwa biba byasigaye ugakoresha biriya. Ibyo biragufasha cyane. So rero bakunzi bacu, cyangwa ukajyana n'ibigori byawe ukabikoboza, then bakabiguhereza, ugatana agatima k'imbere, ibindi ukaba ari byo uzakoresha uvanga ibiryo by'inkoko zawe. So urangije rero ufashe soya ushobora kujya ku cyuma ukajya kwishisha cyangwa ukanayisekura ukayungura, ugafata agafuke. Si na ngombwa kunayiyungura, yisekura ubona uyicocaguye neza, uyishyira uruhande rumwe. Nurangiza uza icyo nababwiye ushobora kubona cyangwa se ntunakibona, gusa iraboneka ahantu hose, icyo twita limestone. Limestone abatayizi ni ingredient dukoresha ariko ikungahaye kuri calcium. Niyo mpamvu rero muri ibyo byo ugiye kuvanga ugomba byibuze kuyishyiramo nayo. Ikindi ugakoresha umunyu iyo umajije, iyo ufite ni umunyu wari wo wose ushaka. Hari umunyu wagenewe gushyira mu biryo by'amatungo, ariko iyo ubuze n'ubundi ukoresha umunyu uyunguyu usanzwe. So rero ushobora kwibaza ngo umunyu ngo w'amatungo ni uwuhe? Reba wa munyu usa w'amabuye ariko mato cyane y'umweru, uwo nawo uwubonye biba akarusho, ariko utawubonye koresha usanzwe nta kibazo, bitanga resulta. So nurangiza ukoreshe na premix. Ubu rero wakibaza ngo tugiye gukoresha ibipimo bingana iki? Ngiyewe ngiye kuguhereza ibipimo nateguriye amatungo yanjye. Wowe ubwawe niba ufite inkoko nyinshi uzagenda ukuba ibipimo, mbega uzahera ku byo natanze ukube ukugeza ku mubare w'inkoko ufite. Turi kumwe? So rero bakunzi ba Cyomorovete TV, twakomeje. Ngewe uyu munsi ngiye gutegura ibiryo biteye gutya. No kuvuga ngo mfite ibigori naho ndahunze kwa kundi nababwiye ibiro 49. Muri ibi biro 49 ngiye gushyiramo blender ibiro 14. Mwibutsa ngo blender uri gutegura ibiryo by'inkoko uzirinde yuko blender yaba nyinshi. Ujya usanga hari abantu namwe mu bicuruza mujye mugerageza mu abakiriya banyu mu bavangira ibyiza mutitaye gukunguka menshi, ariko byibuze umukiriya uje akuganye umuha ikiryo cyiza kidapirase ku buryo azagenda akakuzana n'abandi benshi. Ndatekereza nimuzaza muvanga ibiryo neza, umukiriya akaza akabigura akabona bitanze umusaruro ku nkoko ze, inkoko ze ntabwo zirwaye kandi zitanze n'umusaruro mwiza, I think that yuko azakuzanira n'abandi bakiriya. So rero tujye tuba inyangamugayo mu bintu byose dukora, kuko muri iyi si niyo mahirwe dufite amahirwe yo gukoresha neza ibitubamo uko tubayo, dufite amahirwe yo gukontorora. So rero byaba bibabaje uri kontrol utabikontoreye neza ugasanga witeranyije n'abantu kandi si byiza. Rero mwirinde kuzavanga ibyo by'inkoko zawe ngo blender ibe nyinshi kurenza ibigori, kuko urumva ibitumuka yo uko biri ibisa nk'iseye kurenza bya bigori twacocaguye kwa kundi. Nababwirera ikibi cyo kugaburira inkoko ibintu binoze cyane. So rero uzabikore gutyo. Ikindi muri bya biro by'ibigori ibiro 49 ngiye gushyiramo ibiro 14 by'iki bya blender.
ntago ari iyi branda itumuka, ni ya branda uzahuha ukabona utuntu tw'utugorigori dusigaye ku kiganza. Iyo ni system, ubwo ni uburyo bwiza bwo gukontorora cyangwa bwo gutestinga branda niba ari nziza. So rero uretse n'ibyo, noneho soya muri ibi bigori ibiro 49 nzashyiramo soya ibiro 17. Mwaba muzi impamvu nzamuye soya? Inkoko zanye zikeneye proteine kugira ngo nzabashe kubona umusaruro mwiza w'amagi, ndetse n'ahandi nzajya mbona iki, nzajya mbona n'amagi asa umuhondo. Hari ukuntu ujya kugura amagi abantu warisa tugasanga ahakabaye umuhondo harasa umweru. I think yuko uribya nta peto ufite, nkurikira rero. So rero bakunzi ba Cyomoro Vete TV, nurangiza ushyizemo bya biro nkubwiye, uyisufata umunyu garama 200, ntuzazirenze. Garama 200 muri ibi biro byose mashije kukubwira. Nurangiza uza ufite premix ahantu hose zirahaba pe, ahantu hose bacuruza ibijyanye n'amatungo ama premix abahari. Ugende ufate premix ushyiremo muri ibi biro garama 200. Wowe wahora wumva ufite inzozi zo kuzakoresha ibigori ni mu bihinga, branda si ibi bigori, si ibisigazwa byo mu cyuma agiye gusesha ibigori byawe. Eske iyi soya ni mu zihinga, kugenda ukayida, niba utanayihinga yigure, ugenda unazigura ahantu ziba zihendutse. Nurangiza umunyu wo nukugura birasanzwe, ahantu hose imyunyu bihari, premix ziba zihari. Nurangiza ufata uruvange rwose nkuko muri kubibona, uruvange neza, uruvange neza. So rero bakunzi banjye, iyi ni nuza, ubu ni uburyo bwa mbere nkugira inama bwo kuzakoresha. Ku yindi video kurikira nzakuzana ubundi buryo bwa kabiri. Mbega mfite ama video menshi yo kubahereza, mwege gusa muri comment ibyo mvuze bitajya biboneka ahantu henshi, mujye mumbwira ngo iki nikiboneka, ubyandike muri comment ubizi neza yuko muri ako karere uherereye ibyo bitajya bibonekamo. Ubyandike muri comment, none ngewe nzakuzana ubundi buryo uzaza wikora ibiryo by'inkoko zawe wibereye wawe mu rugo. Ariko ibi ni ibintu byoroshye cyane byo kwikorera uri wawe mu rugo. So rero bakunzi banjye, bakunzi ba Cyomoro Vete TV, nkakwibutsa ngo mu bintu ukora ukoze ibi biryo ni byiza, ariko inkoko zawe zikeneye yuko uziha amazi. Muri icyo kiraro ntihakaburemo amazi. Muri drinkers ni bya bikoresho zinyweramo amazi. So dushobora kuba utazijya kufite ahantu waziteguriye zinywera amazi, zijye zihurana amazi muri drinker zinywe, ugira amasaha uzigaburira. Mpora mbibutsa nababwiye yuko inkoko zigaburira ibyiza kuzigaburira 2 ku munsi. Mu gitondo cya kare murebe video yabanje, iyo video narayisohoye, ukagaburira inkoko mu gitondo cya kare byibuze nturenze saa moya inkoko zikaba zatangiye kurya kandi ziri mu rumuri ruhagije. Ibi mbivuze kugira ngo wowe urebye video bwa mbere ugira amatsiko, byibuze ujye kureba iyo video ukandemo Cyomoro Vete TV urebe iyi video kuko narayivuzeho irambuye. Nurangiza uzigaburire, ukimara kuzigaburira ushyiremo amazi mu bikoresho zinyweramo, ushyiremo amazi ahagije, zirirwe ziyanywa
ya masaha ugeze kushaka bugiye kugabura wongera ugabure. Murebe iyo video mumenye amasaha yo kugaburira inkoko zanyu, ubashe kumenya ngo mbese ibyo ngabura inkoko zanjye zaba byibuze zaba zibigaruza. Tuvuga urugero, niba nazigaburiye iyi ndyo kandi nzi ko yuzuye amaproteine n'amavitamini amaminerals, mbega intungamubiri zose zikaba zirimo, nkaba nayigaburiye inshuro izi n'izi ku munsi, eske inkoko ibasha kubigaruza? Nubona itabigaruza uzamenya ko ari wowe urimo gukora amakosa. Ubahiriza igipimo n'ikigero inkoko ifite. Niba ari imishwi, menya ngo nzayiha garamizi nizi. Niba zaravuye mu mishwi zageze mu bigwano, umenye ngo inkoko yanjye y'ikigwano ndayihereza garamizi nizi. Ibyo bintu mujye mubyitaho bakunzi ba Cyomoro. Nurangiza niba yaravuye muri stage cyangwa mu kigero cy'ibigwano, umenye ngo inkoko yanjye ibya garamizi nizi, yatangiye gutera ibya garamizi nizi. Ibyo byose utarakurikiye Cyomoro Vet TV cyangwa ngo ukomeze urebe na video zabanje cyangwa ukomeze unadukurikire kenshi, ntago wabasha kubyubahiriza. Hari abantu bajya borora ni byiza, ariko ko batarasobanukirwa amasaha yo kugabura, ingano y'ibyo kugabura, ngo byose babyubahirize ku munsi. Ugasanga umuntu ari guhomba, akakubwira umuntu ugasanga guhaye ubuhamya, akagubuhamya bw'amafaranga ashora mu biryo by'inkoko, yakubarira umusaruro uturuka muri za nkoko. Ye baba we, ukumva nawe agahinda karakwishe. Ibyo byicwa n'iki? Byicwa nuko ibintu utabibanjije kubyiga neza ngo bashe kubanza kubisobanukirwa. Rero mukunzi wanjye wo nkurikiranye, wowe kurikiza ibi byose mbabwiye. Gukora ibiryo ni kimwe, no kubigabura ni ikindi, no kubahiriza amasaha ni ikindi, no kubahiriza ikigero inkoko igezemo ni ikindi. Uretse gukupa tubanze tuvuge ibi bintu byose ubanza ubyumve. Mukunzi wowe nkurikiranye, ndagusabye ngo niba uruvange rw'ibiryo urarurangije ni byiza bigiye ku murongo, none ikintu ugiye gukora, reba muri kaga kayigiye nakwigishaga ingano ibiryo inkoko irya ku munsi cyangwa se umushwi. Niba mutayibona neza, mwandike muri komenti iyo video nzongeye nibabwire neza by'umwihariko byimbitse. Kandi mu by'ukuri nta n'ubwo inkoko rwose irya byinshi ku munsi. Wowe gusa tinyuka urashoboye. Umubyeyi tinyuka urashoboye, ukora umushinga worora inkoko. Mukobwa, musore, muzehe, mukecuru, tinyuka urashoboye. Byibuze tubone tufite cyangwa tubone turi mu masaziro meza, dutegura amasaziro yacu azabe meza, aho kugira ngo tuzibuke gukora dushaje, ahubwo dutangiye tubikora uyu munsi dutegura ejo hazaza hacu. So noneho numara kubahiriza icyo gipimo, niba uzi ingano ugomba kugabura ku munsi, utangira inkoko zawe kube ugendeye no mubare w'inkoko ufite, then ugaburire inkoko zawe wubahirije amasaha neza. Ujye wirinda guhindagura amasaha yo kugabura amatungo yawe. Niba utunguka budahari, habe hari umuntu uri tayari ubigukorera, ukugaburira. Kuko uko uhindagura amasaha yo kugaburira inkoko, ni nako nazo mu gutanga umusaruro zigenda zihindagurika, sibyo? Niba warazimenyeje mu gitondo kuzigabura saa moya, wenda ukavuga ati ndazigabura saa moya, nongere kuzigabura nimugoroba saa 10, n'urugero. Ubyubahirize. Niba ari cyo kigero, nazo nicyo zizamenyera. Uzacunge abantu bubahiriza amasaha yo kugaburira inkoko zabo,
inkoko babasha no kumanaginga umusaruro inkoko zatanze ugasanga birahura n'ibyo za konsome, ariko uzacunga abantu batabasha kubisobanukirwa ugabura gutyo mu kavuyo wabona zikeneye gutora ukagenda ugasukamo nta gihe ugira, nazo zitera mu kavuyo umenya ngo yateye ni iyihe itateye ni iyihe, mbega ibintu byose biba biri mu kavuyo. Ariko wowe unkurikiranye niba utari umuhinzi gicunga igihe cy'ihinga imyaka isaruwe ugura ibigori cyagiye bari kiboneka cyane, nurangiza ugure soya igihe ziba zeze ziboneka cyane, nurangiza umunyu wo buri munsi uba uhari, premix zo ziba zihari. Mbega ukeneye dore ibintu bibiri, kuko ibigori byo hazavamo ibigori havemo na blanda na soya, ukenera ibi bintu bibiri, nurangiza utundi tuntu dutatu dusigaye udushake mu masoko bigurirwamo. Rero bakuzi ba Cyomoro Vet TV, murakoze, amahoro y'Imana bane namwe, mwakoze kudukurikirana, ngakora subscribe, share, comment. Niba ari ubwa mbere nkurikiranye nawe bigenze gutyo, ndabakunda cyane. Ukeneye ko tugufasha mu bworozi bwawe bugakomeza kugenda neza, waduhamagara kuri ya nimero ya 0785 84 waba ufite inka ukeneye ko kumenya icyo uzakora kugira ngo igire umusaruro mwiza, ni karibu waduhamagara. Ufite ingurube ukeneye ko tugusura, turahari ku bwawe. Eske ukeneye yuko twinjira mu bworozi butandukanye, turahari. Ciao.